ese koko pastor, ese koko Donald Trump niwe ugiye gusohoza ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu? Imana ubwayo niyo nyine izi igihe bizasohorera, ariko ntibizasozwa n'umuntu, ko Bibiliya ntabwo bivuga ngo bizasohozwa n'umuntu. Bavuga ko Donald Trump ari we gahembe gato kazasohoza ubwami bwa kane, kazakurikirwa nibuye yikubise kuri ca gishushanyo kimenagurika. Nivyo gahembe ni systeme yubatswe ikabishobora kugira abantu benshi bahuje umugambi, ariko systeme ntabwo aba ari umuntu. Kandi rero kuvuga ngo urusengero ruzubakwa ntibishoboka. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga gusenga ni byiza, ningabi tukingira. Gusenga bikingura ijuru, tujye dusenga tugera ikirenge mu cya Yesu. Reka ngusuhuze nshuti ya Gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisanzwe. Muri kumwe nanje Manirakiza Edouard, abari mu Rwanda shalom shalom, abari mu Burundi shalom shalom, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabushi, turabasuhuje shalom shalom. Turakunda ni gusenga buri munsi, ariko umugabane wa Burayi shalom shalom, ariko umugabane wa Aziya shalom shalom, ariko umugabane wa Amerika shalom shalom, ariko umugabane wa Oceania shalom shalom. Turabakunda mwese mu nshuti zacu, reka tubasuhuze tubifuriza kugubwa neza, tubifuriza amahoro y'Imana, tubabwira ngo umuntu inshuti zakadasohoka. Nkuko mura kuri kamera ya Gusenga Eve, turi kumwe na Dr. Khavera Pasteur. Uraho Dr.? Raho neza. Amakuru yawe? Neza. Watangira usuhuza abantu unasenga Imana? Turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Murakoze Mana, turagushimiye turaguhimbaje, ugize neza mu cubahiro cawe. Tuje imbere yawe duciye bugufi, kuko watugiriye neza ukaturinda mu minsi yacu yose yo kurama. Uyu munsi wa none twaba turi muri gahunda yo kwamamaza ishimwe ryawe, ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Tuje imbere yawe rero tugiye gusangiza abatwumva ijambo ryawe. Ubane natwe, utangirane natwe, komeza imitima y'abaryumva, kandi mungere ubugingo n'abatarakizwa babashe guhindurwa naryo, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Amena. Pastor rakoze, turagushimiye. Ese koko Pastor, ese koko Donald Trump niwe ugiye gusohoza ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu? Ni ikinyoma, ntibireba Donald Trump, ntibireba nundi wese, yaba Putin cyangwa yaba Trump. Ntawe ibyo gusohoza ubuhanuzi bwo kugaruka kwa Yesu bireba, nta numwe. Ahubwo ni ibintu bishwe mu Mana ubwayo, niyo nyine izi igihe bizasohorera, ariko ntibizasozwa n'umuntu, ko Bibiliya ntabwo bivuga ngo bizasohozwa n'umuntu. Ni Imana yabigennye, ikaba yarabigeneye igihe cyabyo. Ntawe bireba uwo kwisi uwo ari we wese, cyangwa itsinda ry'abantu, cyangwa se agatsiko k'abantu, ntawe bireba. Urakoze Pastor. Bavuga ko Donald Trump ari we gahembe gato kazasohoza ubwami bwa kane, kazakurikirwa nibuye yikubise kuri ca gishushanyo kimenagurika. Nivyo nyuma ya Trump hazaba abandi, ariko umurongo we ayobora ni uko gahembe gaheruka nyine. Kuko ubwami bune habanje ubwa Babuloni, Abamede n'Abaperesi, Abagiriki, Abaroma. Agahembe kaza kumera, noneho kameranye n'ubutegetsi bukomeye bwa Kaisari. Haza noneho rero ubutegetsi bukomeye bw'itorero ry'i Roma, ariko noneho ikimenyetso ca Antikristo n'umuhanuzi w'inyoma bifatanije, nibyo bigiye kuzasoza ku gahembe. Kuba ubwami buva iburasirazuba bugana iburengerazuba, uyu munsi wa none nta bundi bwami kwisi buzasimbura ubw'iburengerazuba, nta bundi. Ubwo rero ari mu nzira yako gahembe, ariko agahembe ntabwo ari umuntu. Agahembe ni systeme yubatswe ikabishobora kugira abantu benshi bahuje umugambi, ariko systeme ntabwo aba ari umuntu, ahubwo aba ari abantu bahuje umugambi, agatsiko k'abantu. Ntabwo rero ari we gahembe, ahubwo agahembe ni systeme yubatse, ikabirimo n'abataraba abo mu gihugu cye, ikabimo n'abo hanze hirya no hino, abataraba Amerika bakaba barimo, ariko akaba ari agahembe gashobora kungwa imbaraga n'abo mu migabane yose yo mu isi. Hashobora kubamwa abo muri Aziya, hashobora kubamwa abo muri Afrika, hashobora kubamwa abo muri Amerika, abandi hashobora kubamwa abanyaburayi cyangwa Australia. Ikaba ari systeme yubatswe ifashe bake muri abo mvuze, ariko atari umuntu umwe. Agahembe ntabwo ari umuntu, ubwo ni systeme yubatse, ariko izashirira iburengerazuba mu gihugu cy'igihangange, arico tuvuze.
urakoze pastor. Ese koko urusengero rwa Yerusalemu ruzubakwa? Ntabwo ruzubakwa. Twavuze ko kubakwa kwago ariyo ntandaro ahubwo y'intambara ya Armagedoni. Nuvanga ibikoresho byarabonetse, nibyo iby'ingenzi byose byarabonetse, n'inka ndetse zaratoranijwe, ariko ntabwo Imana izongera kubakisha urusengero rwubatswe n'intoke z'abantu nta na rimwe. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo ubutambyi bw'Abalewi mu Baheburayo igice ca 7:11 haravuga ngo niba gutunganywa kose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi, kuko mu gihe cyabwo ari bwo abantu bahererwaga amategeko. Ni iki cyatumye kundi mutambyi abonekaho mu buryo bwa Melikisedeki atavuga ko ari mu buryo bwa Aroni? Nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse, none n'amategeko akwiriye guhinduka. Kandi ku murongo wa 18 haravuga ngo kubera intege z'amategeko nizo mpamvu itegeko ryahindutse, nizo mpamvu ubwo butambyi bwo ntabwo gwiteguye gusubira. Kandi rero kuvuga ngo urusengero ruzubakwa ntibishoboka. Ntabwo Imana izongera gukenera inzu yubatswe n'intoke z'abantu, ndetse byanditswe mu Baheburayo igice ca 9:11 ko aho hantu ho gutambirwa hubatswe n'intoke Imana itazongera kuhakenerana. Nizo mpamvu muri Yesaya 66:1 haravuga ngo ijuru ni intebe yanje, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanje, muzanyubakira nzuki. Nta nzu izongera kubakwa nyuma y'uko Yesu avuze ngo igihe kirageze ubwo abantu batazongera gutambira Yerusalemu ku rusengero cyangwa ku musozi. Dore Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisenga mu mwuka no mu kuri. Abo niba Imana ishaka. Ntabwo Imana izongera guteguza urusengero rwubatswe n'intoke. Abayuda bararuteguye, nibyo bateguye ko bakubikoresho byose byararangiye gutegurwa, ariko ntabwo bazarwubaka kuko rudakenewe. Kandi Abayuda bariya bya Isirayeli ntabwo ari bwo bwoko bw'Imana uyu munsi wa none, babaye ubwoko bw'Imana. Ariko Yesu amaze guhuza amahanga, abizeye Yesu Kristo bose bahinduka ubwoko. Nkuko muri Yohana igice ca 1 umurongo waho n'uwa 12 haravuga ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, n'abanyamahanga n'Abayuda. Umwihariko w'Abayuda kuba ubwoko bw'Imana ntukiriho. Gusa nyuma y'ibihe y'icumweru ca 70 niho hazongera kwibukwa Yakobo wanyuze mu makuba, ni ubwoko bw'Imana buzongera kwibukwa, ariko nyuma yo kuzamurwa kw'itorero. Ahangaha rero kubakwa kwa rura rusengero kwarateguwe, ariko nta kuzabaho, nta nubwo bazasenya umusigiti oya. Urakoze pastor. Amakuru avuga ko inka zo gutamba zateguwe kandi ngo barimo barashaka abakomoka mu muryango w'Abalewi bo gukora uwo murimo w'ubutambyi, nivyo? Ntabwo Imana izongera gukenera abatambyi b'Abalewi, kuko Abalewi b'uyu munsi ntibakibaho. Ahubwo hari abatambyi, abashumba b'itorero nibo bita abatambyi basimbuye Abalewi bagomba kwicara ku gicaniro. Abalewi rero bari baratoranije gutambirira imiryango 12, kuko Isirayeli gwari umwihariko w'Imana watoranijwe nk'ubwoko bwayo kugira ngo baba batambyi b'ubwami. Ariko mu isezerano risha Petero ya mbere igice ca 2 umurongo wa 9 haravuga ngo ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri ishanga ryera, muri abatambyi b'ubwami, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu muco wayo witangaza. Amahanga amaze kwinjiramo, amaze guterana na Isirayeli bemeye Yesu Kristo, nibo bahindutse ubwoko bw'Imana. Ubwo rero izo nka zarateguwe kandi zaraguzwe kandi zirahari, ariko ijambo ry'Imana mu Baheburayo rirabihakana. Igice ca 9 umurongo wa 13 haravuga ngo niba amaraso y'ihene n'ay'imfizi n'ivu ry'inka yiriza iyo bimanjagiwe kubahumanye ko bihunamanura umubiri ugahumanuka, nkanswe amaraso ya Yesu Kristo witambye atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ngo ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Ahangaha rero nta wundi mutambyi uzaza nyuma ya Melikisedeki wo gutamba amatungo oya. Kandi Abaheburayo 7 umurongo waho wa 5 kweza ku murongo wa 7 bavuga ngo amaturo n'ibitambo ntiwabishatse, ahubwo wanyitegura
wiyeguriye umubiri. Nuvuga ngo ntiwashatse ibitambo byo koswa cyangwa ibitambo by'ibyaha, ahubwo waravuze ngo ndaje mu muzingo w'igitabo, niko byanditswe ngo nzanywe no gukora icyo shaka. Yesu Kristo niwe waje gusimbura ibitambo by'isezerano rya kera, kuko ari we gitambo cy'iteka. Na nizo mpamvu Melikisedeki ni umutambyi iteka ryose. Ntabwo rero ubwo butambyi bw'Abalewi buzongera kubaho. Urakoze Pastor. None se ko bari kuvuga ngo intambara hagati ya Isirayeli na Palestina na za Irani niyo izaba intandaro ya Haramagedoni, nivyo? Ntabwo ari byo. Izi ni ibimenyetso bibanziriza kugaruka kwa Yesu. Hari ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka y'intambara. Ijambo ry'Imana muri Mateyo 24 haravuga ngo hazaba intambara n'impuwa z'intambara, ndetse hazaba inzara, hazaba amakimbirane hagati y'abantu, abantu bazangana, kandi ndetse abitorero bazatotezwa kugeza igihe bazanicwa. Ibyo ni ibimenyetso biranga iminsi y'imperuka. Ntabwo ari intandaro y'intambara ya Haramagedone. Ku intambara ya Haramagedone usebe byahishuwe 16 izaza ku cago ca gatandatu, ku byago bizabera mu isi itorero ryarazamuwe. Hazabanza ibisebe ku isi, hakurikiraho amaraso ku nyanja, hakurikiraho amaraso ku migezi n'amasoko, hakurikireho izuba rikaze, hakurikireho umwijima w'icuraburindi, abantu barindagire, hakurikireho noneho ibikeri. Icago c'ibikeri rero niryo jambo ryanditse mu murongo wa 12 ngo mbona mu kanwa ka cyakiyoka, no mu kanwa ka ya nyamaswa, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma, imyuka 3 isa n'ibikeri kandi mibi cyane. Ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igahururiza abantu mu ntambara y'umunsi ukomeye w'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hari kuhirwa urinda imyambaro ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni ry'ubwambure bwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibahururiza ahantu hitwa mu Ruheburayo ngo ni Harimagedone. Harimagedone ro kwizazi kurikire ibyago bitandatu, hakazaza icyago c'urubura carurangiza kizakurikira iyo ntambara. Ntabwo ari igihe kuko ibyago bitandatu ntibiratangira. Nizo mpamvu intambara yose yaba uyu munsi wa none nta shusho ya Harimagedone ifite. Kandi intambara ya Harimagedone izaba itorero ryarazamuwe. Kuze Pastor, ese Haramagedoni izabanziza icumweru ca 70 cangwe izagisoza? Niyo gusoza icumweru ca 70 kuko itorero nirizamurwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo imyaka 3 n'igice, yanditswe muri Daniel igice ca 9 umurongo wa 24. Iyo myaka 3 n'igice itorero rizaba riri mu kirere igihe cyo gupima impano no gutanga imirage, ni imyaka 3 ibanziriza icumweru ca 70. Imyaka 3 n'igice izakurikira niyo myaka 3 hazabamo ikimenyetso, igice ca gatatu c'umuzuko wa mbere. Babandi noneho batazazamurwa mu itorero ariko bazabakira ubutumwa bwiza bw'abahamya babiri. Ubwo ni ukuvuga ngo intambara ya Magedone izasoza ahubwo icumweru ca 70, ntabwo izabanziriza icumweru ca 70, kuko ibyo bice bibiri bizaba bimaze kurangira. Niho ubutumwa bwiza bw'abahamya babiri buzumvikana kugira ngo abumva ubutumwa bwiza bwabo bahamya babiri n'ababwemeye bicanwe nabo, noneho baze kuzuka ku gice ca gatatu c'umuzuko wa mbere. Koze Pastor, none se ko intambara y'Urusiya na Ukraine bamwe bavuga ngo ni Gogi na Magogi, ese Pastor ibyo bintu nivyo? Ntaho bihuriye, nta Gogi na Magogi bihuriye, kuko intambara ya Gogi na Magogi ni ya nyuma y'imyaka 1000. Uvuga ngo Satani abohowe niho hazaba intambara ya Gogi na Magogi. Gogi ni umwami prince cyangwa se umutware w'umwijima, noneho Magogi ni ubwoko bwe. Iyo ntambara ya Gogi na Magogi izabitewe nuko Satani azaba abohowe akavaho yarabohewe, noneho akazamuka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hazaba umuzuko wa kabiri w'abanyabyaha. Nibamara kuzuka rero bazazukana uburakari. Uwo ni umuzuko wa kabiri. Bazaba arabo kuzukira gucirwaho iteka, ko zazukana uburakari ngo batere amahema y'abera n'umurwa ukundwa ari we Yerusalemu. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo bakiri mu myiteguro umuriro nibwo uzaturuka mu ijuru batwike. Satani wabayoboyaga ajugunye muri ya nyanja yakumuriro n'amazuku irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma. Kuko mwibyahishuye igice ca 19 umurongo wa 11 avuga ko nabonye ifarashi y'umweru kandi uhetswe nayo nuwo kwizerwa kandi ukuri, ni urwara intambara zikwiye. Ku murongo waho wa 19 haravuga ngo mbona ya nyama abami bo mwisi n'ingabo zabo na
na ya nyamaswa bahugiye kurwanya uhetswe na ya farashi y'umweru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ya nyamaswa ifatwa mpiri na wa muhanuzi w'inyuma akoraga ibitangaza imbere yabo kugira ngo abiyobeshe abashizweho ikimenyetso ca ya nyamaswa ngo nawe afatanwa mpiri nabo. Noneho bajugunya muri ya nyanja yakumuro n'amazuku ari bazima. Ubwo nukuvuga ngo ico gihe hazaba hasigaye imyaka 1000 kugira ngo Satani abohorwe, niho hazagaragara intambara ya Harimagedo ya Goge na Magoge. Nukuvuga ngo izo ntambara zombi zitandukanijwe n'imyaka 1000. Intambara ya Goge na Magoge izaba ari yo gusoza kugira ngo twinjire mu ngoma y'iteka ryose, none abanyabyaha barimbuke. Urakoze Pastor. Ese urugendo rwo kugaruka kwa Yesu rugizwe n'ibice bingahe? Urugendo rwo kugaruka kwa Yesu rugizwe daboro n'urupfu, hariho umuzuko w'abera. Kugaruka kwa Yesu hariho kuzamurwa kw'itorero, hariho umurage w'abera, hariho noneho gusoza icyumweru ca 70, hariho abahamya babiri n'ubutumwa bwabo, hakabaho ingoma y'imyaka 1000, hakabaho noneho umuzuko w'abanyabyaha, hakabaho noneho umurage w'abanyabyaha, hakabaho noneho ingoma y'iteka ryose nyuma yo kurimbuka kw'abanyabyaha. Ni ibice 13 bigize urwo rugendo. Ni ukuvuga ngo urupfu, ibihe byo hagati, kugaruka izaheruka ikurikiye umurage w'abanyabyaha no kurimbuka kwabo. Pastor, wasubira ibice bitatu. Ibice bitatu: kuzuka kw'abanyabyaha, umurage w'abanyabyaha, ingoma y'iteka, nibyo byari ibice bitatu. Kugaruka kwa Yesu rugizwe n'ibice 13. Hariho urupfu, hari ibihe byo hagati, hariho kugaruka kwa Yesu, hari umuzuko w'abera, hariho kuzamurwa kw'itorero, hari umurage w'abera, hakabaho gusoza icyumweru ca 70, hakamanuka ubutumwa bwiza bw'abahamya babiri, noneho ariho hazaba ca gice ca gatatu c'umuzuko wa mbere, hakaba ingoma y'imyaka 1000, hakaba umuzuko w'abanyabyaha, hakaba umurage w'abanyabyaha, hakaba noneho gusoza ingoma y'iteka izakurikira kurimbuka kw'abanyabyaha. Ni ibice 13. Urakoze Pastor. None se hari itandukaniro hagati y'ingoma y'imyaka 1000 n'ingoma y'iteka ku bantu? Biratandukanye. Ingoma y'imyaka 1000 izaza nyuma y'icumweru ca 70, cagizwe n'imyaka 3 n'igice, imyaka 3 n'igice, imyaka 3 n'igice yo gupima impano, imyaka 3 n'igice yo kweza umugeni. Ariho hazazuka abazazuka ku gice ca gatatu c'umuzuko wa mbere, bazabumvise ubutumwa bwiza bw'abahamya babiri, bakaba bazazamurwa mu itorero nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu Byahishuwe igice ca 11 ku murongo waho wa 7, havuga ngo abo bahamya babiri nibamara kurangiza guhamya kwabo bazicwa. None ijambo ry'Imana rivuga ngo ya nyamaswa izava mu gitaka ibarakariye, noneho ibarwanye ibice, noneho ibaneshe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo imirambo yabo n'intumbi zizarambara mu nzira nyabagendwa, ari wo mudugudu ukomeye witwa Sodome na Egiputa. Ahangaha ijambo ry'Imana riravuga ngo bagitegereje, none umwuka w'ubugingo uzinjira muri iyo mirambo izaba yari irambaraye ku nzira nyabagendwa, maze ijwi rivugire mu ijuru ngo nimuzamuke muze hano. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bazahaguruka bazamuke imbere y'amaso y'abanzi babo babireba, basange noneho umugabane w'abantu bari mu gice cyo kwezwa k'umugeni. Ico gihe ico gice cyo kwezwa k'umugeni nico kizimana na Yesu imyaka 1000. Pastor, wadusobanurira neza abantu dukurikiye bumve iyi mizuko itatu. Tubwira umwe, uwa kabiri, uwa gatatu. Imizuko itatu nuko umwenda ukingirije ahera batabutsemo kabiri. Ni Matayo 27:51. Haravuga ngo isi iratigita, ibitare birameneka, intumbi z'abera zirazuka, ibituro birakingurwa, noneho baragenda banyanyagira mu murwa, babonekera benshi. Ni igice ca mbere c'umuzuko wa mbere. Igice ca mbere c'umuzuko wa kabiri ni mu Batesalonike ba mbere 4:16-18, avuga ngo Yesu azatunguka mu bicu n'impanda ya marayika uwo n'impanda y'Imana. Ijambo ry'Imana ravanga bazaba barapfiriye muri Yesu Kristo nibo bazabanza kuzuka, noneho natwe abazaba kiriho. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo tuzababanziriza na hato, ahubwo tuzahindurwa abasha turi kumwe nabo dusanganire Yesu Kristo mu bicu. Ico ni igice ca kabiri c'umuzuko wa mbere. Igice ca gatatu c'umuzuko wa mbere ni abazumva ubutumwa bwiza bw'abahamya babiri, Eliya na Enoki, kuko bagiye mu ijuru badapfuye baze
guhamya uko ijuru risa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nibamara guhamya hari abazakira ubutumwa bwabo, ariko ya nyamaswa izabimenya, izazamuka ive mu gitaka. Ni umwuka wa Satani uzabimenya, yambika imbaraga ubutware bw'isi buzaburiho ico gihe. Ntabwo umuntu ari uzava mu gitaka, ahubwo ni umwuka wa Satani n'abadayimoni be. Winjire muri abo bantu bica bumvise ubutumwa bwiza bw'abahamya babiri kandi babwemeye. Nibamara kwicwa, ijambo ry'Imana riravuga ngo hazaba imirambo myinshi cyane, izarambarara mu nzira nyabagendwa y'umudugudu ukomeye ariyo bise Sodomu na Egiputa. Ntabwo ari Sodomu na Egiputa kubavuga ngo niho umwami wabo yabambwe, ubwo ni Yerusalemu. Gukora amahano n'amarorerwa bizabera Yerusalemu bizahinduka nk'ibya Sodomu na Egiputa. Ntabwo ari Sodomu na Egiputa bizabigarutse, ahubwo nuko ibizakorerwa Yerusalemu bizaba bisa nabyo. Noneho ngaho umwuka w'ubugingo uzava mu ijuru winjire muri iyo mirambo. None ijwi rivugire mu ijuru ngo muzamuke muze hano. Bazamuka hagati y'abanzi babo babireba. Ico ni igice ca gatatu c'umuzuko wa mbere. Koze Pastor, waruvuze ngo iteka. Ese iteka niki? Iteka ni igihe kidashira. Kuko Imana yaremanye umuntu kurama iteka ryose. Iteka ni igihe kidashira, kitagira itangiriro, kitagira n'iherezo. Nizo mpamvu Imana kwitagira itangiriro n'iherezo bayita Uwiteka, kuko iba mu iteka. Na ijuru ni akantu gato, kandi ijuru rifite ingabano. Usomye muri Mateyo 24 umurongo waho wa 31, ijuru rifite ingabano n'isi ifite ingabano. Usomye muri Zaburi 139, isi ifite ingabano n'ijuru rikagira ingabano, ariko iteka ntikigira ingabano. Imana rero kuko iba mu ijuru no mu isi n'ahatari mu isi harutaho, nizo mpamvu bavuga ngo Imana iba mu iteka, ikitwa Uwiteka, niryo bita iteka. Urakoze Pastor. Pastor, reka tugushimire tukubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire n'umuntu warubanye natwe muri kiganiro tubwire ngo Imana iguhe umugisha. Reka dushimire umuntu wakanze subscribe cyangwa koze sabone. Reka dushimire aho uzufata ibiganiro byacu ukabisharinga, tubwire ngo Imana iguhe umugisha, Imana iguhire, Imana ikwagure. Nawe ushaka gukora bwa mbere ugeze kuri gusenga Eve, tugusaba ukanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzazobone ibiganiro byacu bitakugoye. Pastor, sinzi ukora ikindi wakongeraho. Gusenga everyday 078 669 966 2 0 078 669 2 0 kuri channel ya Gusenga everyday. Murakoze, Imana iduhana umugisha abumva ubutumwa bwa Gusenga everyday. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Higana nawe utaha. Shalom shalom. Shalom. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.